nijoro ruriya rwana rwawe umuntu yaba rushimuta rujyana hehe ruriya rwana rwawe rumeze nk'urupfunyika rw'amabyi umuntu yaba rushimuta rujyana hehe ndakwiyamya wa maheru hoya nguruki ujyana byaye umwana wo byara urwana ndakubwiye ngo ruriya rupfunyika rwawe nabantu biba rujyana hehe uri ndayishirira ntabwo ndindaya ikigo nyoko wabwira kugira neza ari kugenda akagitambaza akagutunga discipline nkeyo ugira noneho wowe uvuga waretse tukatakana karavuze ngo ntabwo nzongera gutukana uri imbobo uri imbobo ntabwo none se naba ntari imbobo ukamenya timu Jessica twagiye ari ikintu cyantunguye ntabwo ari ikibazo wenda cy'ibitsina bavuze ni ibyabo bavuze kuko babiziranyeho wumvaga ko bavuga nk'abantu baziranye bakora n'akazi kamwe ahubwo natunguye n'abana bazanye Bonjour, bonsoir, bon après-midi mes chers amis, les amis de Marita TV Show. Pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations, je m'appelle Simon. J'admire pour toi parce que vous abonnez à notre chaîne et partagez notre vidéo à différentes locations. You know that we love you so much and this is for forever. As long as you stay by side, we never let you down. So please, if you are new here to our account, subscribe, like and share videos to different people because we love you so much and we need it to grow up. Day by day tuba tubafite inkuru nyinshi zitandukanye iz'ubukungu, imyidagaduro ndetse na politiki. Of course ntitwareka kubivuga kuko nibwo buzima tubayemo, ariko dufite ikiganiro cyitwa warubizi. Niba ubizi se bikumariye iki? Waruzi ko kuvuga amagambo ashobora kugukoza isoni ukajya ku karubanda bishobora kukwambura agaciro k'ububyeyi? Ese waruzi ko kutagira indangagaciro za Kinyarwanda bishobora kukujyana mu mategeko ukabiharanirwa ukabiryozwa kandi ugafungwa hejuru y'imyaka runaka? Ni ikiganiro twateguriwe na Marita afatanyije na Nshimiyimana kuri Marita TV Show. Tugahe ikaze. Murakoze cyane Simeo. Yego. Hari abantu rero batakuzi, umuryango uhora waguka. Marita TV Show n'umuryango uhora waguka. Ubu ufite rwose icyo nakita amavuta. Reka mbyita amavuta kugira ngo iki kiganiro kize kugenda neza. Umwanya ni wawe. Okay, nitwa Marita Mukeshimana. Mudukurikira kuri Marita TV Show. Yeah. Ndabakunda cyane, mubanguke muze mukore subscribe. Wow, baze bakore subscribe kuri Marita TV Show. Yes. Marita TV Show. Yes. Zigeri bareka mwenyine. Ndashaka ngo tuganire ku bijyanye n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga, tubihuze na cybercrime. Cybercrime ni uburyo usanga ubugenzacyaha bukurikira abantu bakora amakosa ku mbuga nkoranyambaga bakabiryozwa. Mu Rwanda ubibona ute? Ese mu by'ukuri urebye kuntu abantu bakora ibyaha babikoreye kuri murandasi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, uburyo bakurikiranwa ubona mu by'ukuri bahanwa? Ese ibyo byaha birahari? Niba bihari se hakorwa iki kugira ngo aronase umwanya n'uwawe? Murakoze cyane Simeo. Ntabwo byoroshye kugira ikintu ndi buvuge kuri icyo kintu mbajije, ariko sindi bubure n'icyo mvuga. Ndi rutabura ijambo mu bagabo. That's good. Ntabwo ndi bubure ijambo mu bagabo, ariko birakomeye. Ni ibintu byinshi umuntu yavuga kuko hezi mbuga abantu baratinyutse ahubwo nta n'ubwoba bakigira. Ntabwo babakigira rwose. Uzi ko hari ibintu wumva ukumva ni skandale. Buriya hari icyo bita guhisha mu nda, ariko abantu ntibagisha mu nda, ndakubwiza ukuri. Ibintu byarakaze. Ahubwo se wowe kuri kuvuga ngo ribu ngo n'inzego z'ubugenzacyaha n'iki bafata nde bakareka ndetse ntabwo bakibitinya. Nese ko abantu barakaye byagenze bite ko batinyutse ibintu birenze by'indengakamere? Hano rero ngira ngo urabyiyumviye. Wenda avuga ati abantu barihaze barirambe. Ndagira ngo tuganire kuri Jessica wita Boss Lady ndetse na Gashumba. Ibi bintu mu by'ukuri ni indengakamere birenze ukwemera. Wenda simbizi video turayishyiramo bayumve. uri ndayishirira ntabwo ndindaya ikigo nyoko wabwira kugira neza ari kugenda akagitambaza akagutunga. discipline nkeyo ugira noneho wowe uvuga waretse tukatakana kareka kuzana n'ibyaha yuko umwana w'umusore yigira. Ndakwiyamye ndakubwiye ngo duhangane ngo munyibire umwana mumushimute amanywa nijoro. Ruriya rwana rwawe umuntu yaba rushimuta rujyana hehe? Ruriya rwana rwawe rumeze nk'urupfunyika rw'amabyi umuntu yaba rushimuta rujyana hehe? Ngira ngo wabyumviye nawe.
gira icyo bivugaho nawe mu by'ukuri nk'umuntu umenyereye imbuga nkoranyambaga. nawe rero uza kunzana kuvuga kuri bariya bakobwa. Oya none ntabwo ari abakobwa, ni ababyeyi. Ni ababyeyi bagenzi banjye barera igihugu, nabyo tubyumve. Ibyo umuntu ariko ati urajya mu kanya nanjye bampereze. Ntawe uguhereza humura. Okay, ntago nabura kuvugaho nyine nta kundi twaje hano tugomba no kwemera urwaje. Tugatanga n'umuhereza tugatanga n'umusanzu. Ako ntimukantuke mani. Mutazandebera. Urumva? Okay, urumva? Ku babyeyi se bagatukana ku bana, bagatukana ku myanya y'ibanga, bagatukana ku kazi ko kwiyandarika, ubwo n'uburaya we bagutinyira iki? Yego. Nyine ubwo buje kumbambisha. Ari ibintu umuntu akora hano arize, ariko hari n'ibiteye ubwoba. Oya, ubusesenguzi buba bukenewe. Nabyumvise biri kunyura n'ahantu henshi, ariko numvise bikabije. Ikintu cyantunguye rero ntago ari ikibazo wenda cy'ibitsina bavuze. Ni ibyabo bavuze kuko babiziranyeho, wumvaga ko bavuga nk'abantu baziranye bakora n'akazi kamwe, ahubwo natunguwe n'abana bazanye. Cya kintu nicyo ngiye cyanambabaje. Urumva umuryango, umwana ni inosa, nta hantu aba ahurira n'ibintu tubamo hano hanze. Musiga mu rugo ukagenda ukakubona nk'umubyeyi we w'icyubahiro, musiga mu rugo ukagenda ukagaruka rwose. Rero kumuzana mu bitutsi muri gutukana ababyeyi, nta mubyeyi n'umwe byanezeza. Ngewe numva ari cyo kintu kinini nabonyemo kinambabaje, kuba bashyizemo umuryango kandi umuryango mu byo babanyemo utari uhari. Abana ntabari. Ni ikibazo. Hanyuma rero ngewe ikibazo nibaza, uko biri kose mu Rwanda dufite ubugenzacyaha, sibyo? Abagenzura ibyitwa cyber crime cyangwa se ibyaha bikorerwa kuri murandasi. Ariko mbere yuko ngira icyo mbivugaho, ngira icyo mbatunga urutoki cyangwa se ngira icyo mbasaba, aya magambo nyandagazi n'izi mvugo z'urukozasoni zikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ese ziterwa n'ibiyobyabwenge, ziterwa n'iki mu by'ukuri? Ibi bintu impamvu biri kuba binini bikanakura nuko ari byo bicuruza. Ubu sigira iki kiganiro singaho nibere simpari, kubera ko turi kuvuga ibintu bisanzwe bitarimo ibitsina, ntabwo abantu bakitabira rwose. Ariko vuga igitsina ho gato, ukivuge mu mazina, uracuruza da. Buriya abantu barambwiye ngo Jitafu iriya ndirimbo ngo yamukuye yabamuba hafi, ngiye sinamuzi, mubona nyine ku mbuga nkoranyambaga ngo yaramuzahuye, mwandikira izina, imuhereza n'amafaranga, hanyuma birangira igize gute imukuyeyo kubera ibishego yavuzemo. N'abandi rero iyo ashyizeho igishego kimwe gusa aracuruza. Rero niyo mpamvu babikoresha cyane, uko ntekereza ntabwo ari ukubanga ibiyobyabwenge, ahubwo bayobejwe n'amafaranga avamo. Ubwo niyo kiyobyabwenge amafaranga rwose. Buriya habaye ko, ariko ubundi simo nkwibariza, njya numva ngo dushyizeho video ukabona imaze umwanya itari kujyaho ngo bari kuyicekinga. Baba bacekinga icyo wowe ubifitiye. Ni ukuvuga iriya video icyo bari gucekinga, baba bari gucekinga niba harimo video z'urukozasoni, niba harimo amagambo y'urwango, niba harimo amashusho cyangwa amafoto bishobora gutuma ikiremwa muntu gihahamuka. Niyo mpamvu urya bacekinga, nta yindi mpamvu. Nese urukozasoni ni ukuba wenda bazanye video muri pratique. Yego, kubivuga se byo ntabwo ari urukozasoni. Kubivuga rero ziriya mashini hari ibimenyetso zitarenga. Icyakoze wenda ushyizemo wenda nk'amajwi y'abantu bari mu mibonano mpuzabitsina kuri TikTok ntibibamo. Oya, bishobora kuba bibamo, ariko nkubitana nabyo ndascrollinga gutya nkabona mpuye nabyo. ashobora kuba ari TikTok z'abantu bakuru, bijya bibaho nazo bakabigira, ariko mu by'ukuri abantu bakuru se abazi zizarebwa n'abakuru. hari ukuntu babisetinga. Ntabwo bishoboka ko ntarabona se hari code ninjiza ko scrollinga bikaza. Ubundi kuri TikTok you post nyine ntabwo bashyira video ngo uyirebe akamajwi, ubu yumva neza yakwinjiza no muri ibyo bintu. Hanyuma rero biterwa n'iki?
nyine ngende kwikubwira ko igitera kuba ari amagambo adahagarara ahubwo akaba ari kwiyongera uri kugurisha kugucuruza gucuruza iyo bayavuze bararebwa barya hiti ugasanga TikTok ntihemba mu Rwanda ikintu cyumvikaneho ariko n'ibidahemba ntabwo ihemba ariko ngo haba harimo ibintu by'amagift batanga abantu barabyitabira bakatanga ayo magift. Icya kabiri TikTok izamura abasubscribe ku ntuze kuri YouTube. Iyo arebwe kuri TikTok umuntu ajya no gushaka YouTube ngo ajya kurikirana ibyo ashyiraho. Yego hanyuma rero RIB urwego rw'ubugenzacyaha nanashimira nyakubahwa Bitseri Dr Murangira niba ntibeshye ariko nzi ko ariyo titre afite ku buryo akomeza gushyiramo imbaraga yego agahashya abanyabyaha baba bakora ku mbuga nkoranyambaga n'abakora muri rubanda. Ariko nkibaza ngo kuki Jessica na Gashumba bakomeza kwitegembya mu by'ukuri biterwa n'iki? Iby'ibiyobyabwenge byo sinabibashinja kuko buriya babihamishwa kuko watinyuka gutuka n'ubugenzacyaha bagiye no gupima hagomba ibimenyetso bifatika. Ahubwo ikintu numva kiri kubitera abantu ko barakaye indangagaciro zarasibamye kuko mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye. Ibyo banavuga ngo ni uburaya n'iki ntabwo indaya zose zijya kuvuga hariya zifite uburyo zishobora no gutwaramo umwuga wazo abana ntibazamenye ko babaye no muri uwo mwuga. Ngiye kibazo nibaza se nta nubwo wenda washyigikira uwo mwuga w'uburaya ariko ari nayo mahitamo ufite se ubundi ubwo ni ubutwari ufite wo kuza kwirwa urata ku mbuga nkoranyambaga kubikora ikibazo ntabwo bikwiriye. Hari abahari bataza kubihamya ahangaha kuko mu by'ukuri nta ndero uri gutangamo hako ubundi message ngiye kuvuga nk'ikintu cyakabaye gifitiye message nishaka ibi umuntu umwe ariko ngiye mvuge ngo umuntu umwe azabyumva bimugirira umumaro. Message biri muri ibi abitsina ni yihe mwoka byara nibyo rero nahoze nkubwira nuko bicuruza. Iyo babivuze baracuruza imbuga ziracuruza kuko niba ubigani wari wumva haruvuga ubuhinzi n'ubworozi se agacuruza nk'uwavuze igitsina nta nuravuga reba ukuntu ibicuruzwa ku isoko bihenze. Twakabaye turi gushaka igisubizo arizo biririya ziriya deba barimo umwe avuga ati oya duvomere dore izuba ryavuye tunge mfite iyi tekinoloji navanye hano mu gihugu ahangaha dore haba harebwaho n'isi yose bakabata ibi bihugu turimo tuba tubikora gutya umusaruro ukazamuka. Ariko ibyo bintu hari babishyizeho ntabwo byacuruza. Uzi icyahagarika biriya bintu se ngiye nkubwire ibyo nibyo nahoze nkubaza ngo ubundi izo checking zikora iki zicekinga ibiki habaye ko harimo ariya magambo bakihiringa kuriya ntibigacuruza zero. Ikibazo nuko bicuruje zero akongera akabikora igacuruza zero. Ndakurahiye nta n'ubugenzacyaha bwazamo checking rero naho ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze abantu baguranye amafaranga ibintu byose uramubwira igifunga kumva apfa kuba yarayariye gusa. Abantu barabaye ibiharamagara kumubwira ngo ibi bintu bigize icyaha nta kintu bikibabwiye barabara ubukeye niho navuga. Ariko bicuruje zero bahita batangira kuvuga kuri tekinoloji bakavuga ku buhinzi n'ubworozi bazamura ibitekerezo. Njye nkeka ko hashobora kuba hari ibiyobyabwenge byinjira mu mubiri akaba n'ibitinjira mu mubiri by'ibitekerezo ibiyobyabwenge by'ibitekerezo. Ntabwo ndafata ku biyobyabwenge ariya magambo ni ikiyobyabwenge urumva kuko nk'umwana wenda simbizi ni ibitekerezo byanjye nk'umwana w'imyaka 3 uzajya kuri TikTok akumva ababyeyi bari gutukana ku bitsina by'ababyeyi babo bari kuvuga ibintu by'amagambo y'urukozasoni ntatinyuka kuvugira kuri Marita TV show. Sinkeka ko umwana azagira icyo nakita uburere buhamye ntibishoboka. Ni hatari inshuti yanjye ni hatari nyine si turimo iragoye pe. None se ko umwana mu rugo bimurinda akazahura nabyo utanabimweretse ni ingorane nyine iri koranabuhanga ryaje nyine ni ukuri wamuka uzarokoka azarokoka unuzapfaza. Ariko ubuyobozi bukwiye kudufasha ibyo ngiye ntabwo ibintu by'amategeko njya mbimenya icyo navuze barengereye ni icyo kuba bafashe imiryango irimo n'abana bakayizana kwitukanira hariya. Yego ariko ibyo nabyo ni ukurengera ibyo nabyo ni ukubangamira uburenganzira bw'abana rero nibyo rwose nanjye aho ndahemera. Ibindi bavugana babiziranyeho nabonye ntaworoshye ntawe ndi bureminge si ibyo gusa bombi babiri
n'abandi benshi nujya numva oya abantu bari kuri iriya live bose Iya. wenda abantu bajya banyuzamo banashyiremo utwo tuntu cyangwa se n'ayo mashusho yabo kuri live ariko nzi neza ko abantu bose bari kuri iriya live bakwiye gufungwa niko mbyumvanye ariko oya ntago wafunga umuntu ariko se ubundi niyo erega reka ngwire Simeo nakubwiye ngo biriya bintu biracuruza ariko nyine uretse mu kanya wetse gato yego urafunguye haravuka uyu iyo gereza izaboneka yo gufunga bavuze ku bitsina byabo ngewe ibitsina byabo byo banabivugaho bakanashaka bajya babishyira no ku idarapo ariko bareka abana sibyo turaziranye niba n'ababyeyi batatu ibyo birandeba mbwira mu bana uze kuri ngewe dushaka umere ku bintu ugeze ku musatsi kuko twarahuye nyine ubwo dufite icyo twapfuye urabyumva wowe wagiye wumva aho byanahereye biriya bintu bimaze iminsi n'isaganira birimo nk'iby'abagabo ngo abaryoshye ubundi kuvuga buhoro watagira n'unyumva n'abatagize gute ibyo bintu byose urumva ni too much ariko nibave mu bana pe muvane amatiku mu bana mushyire abana ku ruhande gusa ibindi byo ni iby'inzego njye ntibindeba nta n'ubundi bucireho iteka nakubwiye ngo bagiye gufunga afata uyu haravuka undi kubera ubucuruzi bubirimo rero iyo gereza ntiyazaboneka solusiyo ya nyayo izo TikTok zicekinga na za YouTube zagacetsinzi ibyavuzwe zikabirekura cyangwa zikabigora cyane ntibijye kuri public niba bidashoboka n'ubugenzacyaha bwararushye barwa kujya kureba umuntu wahohotewe bya nyabyo akubiswe nk'uriya mugore wa yampano bwirwe bureba TikTok buriya nabwo n'uburozi kandi bushobora kuzangiza abantu ndabyemera ariko solution y'ubundi haba hagomba guhandurwa igihandure kikanavurwa kikarangira ubundi ari amagambo iyo checking rero ita checking ibyo bintu ngira checkinga video gusa checkinga amagambo se byo kuki bitinjizwamo bumvira iryo jambo ko ari bitazubaka societe ubundi zimbuga nkoranyambaga zo zaje gusenya ntabwo zaje kubaka ntibaze twemera kuzakira kubera ikibazo zitajyana amabwiriza zigendera nayo nta buryo buhari buhamye ariko ni buhoro erega niyo checking tuvuga nayo ntabwo ikorwa n'abanyarwanda checking ikorerwa mu Bushinwa itakorerwa mu Bushinwa ikorerwa muri Amerika icyakoze abanyarwanda icyo bacunga bo baraza bakibyumva bikora ku butaka bw'u Rwanda gusa hari imbibi burya rimwe na rimwe icyambere cy'u Rwanda nifite ubushobozi bwo gusiba video kuko urumva ubuse tuvugisha ukuri reka tuvuge ko wenda bazabireka kubicekinga reka tuvuge ko wenda Jessica bagiye kumufunga na mugenzi we da bita Boss Lady ngwiza ukuri Godfather aba mu kihe gihugu Godfather se yagize ati kuko biri kose ruriya rukuta niba wabibonye niwe wari wabahostinga oya ibyo se bihuriye oya tuvugisha umuntu yinjira hano muri studio yawe sibyo yamara kuhinjira akahakorera icyaha uko biri kose ahabereye icyaha harafungwa ntago Godfather yigeze abatuma kuvuga ibyo bavuga kandi Godfather afungura live bakinjira turabyemeranwa abyeme bafungura live bakazaho hari umuntu yakuruye ishati mu ijoro hari wose yacometse nyine ngo uze kuvuga aya magambo yani ibyabo ku giti cyabo ahubwo Godfather akenshi ngewe niyo nkuru akora hari abantu zirengera Godfather nubwo mujya mumutera amabuye nk'ubu ngubu biradashyira inkuru y'uriya mwana umugore wa yampano hanze uriya mugore wabonye ubutabera tujye tubanza tuvugisha ntabwo ababonye hari n'abandi hari abantu bari aho ngaho bari inzererezi Godfather na Dumba abo bantu ngewe amakuru mbafiteho bya bintu mubona bari kubikora mukagira ni joking ariko hafashirizwamo abantu benshi ntabwo ari ubucuruzi baba barimo gusa bagira n'ubuvugizi ibyo nabyo turabibashimira ariko ntitwabura gushima ngo tureke kunenga oya ntunenga bavuze kuko muri gatozi yabo ntawe bagiyemo urumva aho bahuriye Godfather ntiyari ahari uko bavati we tubugande na he tuzongera ibiki byose ubyo wumvise nawe bikiri no hanze ntago Godfather arari rero Godfather ashobora gushyiraho live nanjye nkajyaho nkatangira nkavuga se yamenya icyari kinzanye no sinzi uburyo nabivugamo ariko afite ubushobozi bwo kubakuraho
oya afite ubushobozi bwo kubakuraho ariko bareka nyine umwana ninde muri bariya bantu koko tujye tuvugishwe ntibafite imyaka y'ubukure ntibazi ibigize cyane ibitakigize Godfather ni umucuruzi murimo muramushyiriraho nyine ngo acuruze ariko nyine nawe aririnze kuko ntabwo ari we wabivuze ubwo nawe niba hari aho wenda azavuga ibimugonga yabibazwa ku giti cye ariko kuvuga ko nanjye n'ubu nafungura live nanjye wajya akavuga ubwo nyine amategeko aramwirengera akazabyirengera bya bintu bikorerwa online man ntago wajya kuvuga ngo difata ngo kuki ngo byaciye ku rukuta rwe uza abantu baba bari kuri rukuta uko bangana hanyuma rero wenda reka tureke gukomeza kugana kuri ababyeyi nawe urimo biki gihe kubera iki bari kugira icyo nakita amashagaga mabi mabi ntabwo navuga amashagaga meza kuruta abagabo yego wigeze ubona abagabo bahangana gutukana muri buriya buryo tuvugisha ukuri baratukana nabo baratukana ariko noneho reka tuve muri ibyo ngibyo twe kubagiranye ko hari abeza mu bagabo hakaba n'abeza mu babyeyi ntago twapfiriye gushira ntago ababyeyi bose bapfuye na bariya ntibapfuye batandukiriye sibyo ako ntago wavuga ko badafite ikindi bamaze buriya basanga abana biga neza barabatunze barabagaburira ntago wahita ubashyiraho 100% ko bakoze amakosa ariko ntago bapfuye bose ngo bapfe bahagaze uko nabivuga hari icyabaye kitari cyiza ntashyigikira ariko nanone cyanakosoka bakagikosora tuba turi hano ngo tugire abantu inama yo gukosora amakosa nta nubwo ari ngombwa ngo tubajije cyane tubashyire mu amategeko yo nayo afite uko agenda ngewe se ko ntanayazi genda yazi kwinjira amategeko akavuga n'ibitari ariko sinareka kuvuga ko gukwirakwiza amagambo y'urwango no kuvuga imvugo nyandagazi zidahwitse ari cyane ubwo bazabireba wari ubajije iby'ababyeyi reka tugende ku by'ababyeyi twagiye ku by'ababyeyi nubwo hari utuburemize twese ntabwo ariko bimeze ababyeyi rero ubwo niko byagenze ariko ntabwo bose ari babi impamvu uri kuvuga ngo kuki ngo ababyeyi ngo bafite amashagaga mabi ntabwo ari bose nshuti yanjye urumva twebwe turi hano nk'ababyeyi nanjye buriya hari aho nakosa abandi babyeyi bagenzi banjye bakaza kungira inama nta ziburamo nyine nta muryango ubura ikigoryi niko bajya bavuga ntabwo ushobora kubona umuryango wuzuye 100% utarimo umuntu utarashobotse ni muri urwo rwego rero natwe mu babyeyi hashobora kubonekamo ababyeyi batagaragaye neza batagira ikinyabupfura tubivuge urumva rero badafite uburere nabyo tubyumva yewe ndagira inama ababyeyi bagenzi banjye yaba bari hafi ya bariya babyeyi bandi yaba na bariya babyeyi bo ubwabo ntibakosora amakosa baba bakoze kujya kuvugira ku karubanda mu ruhame ibintu by'ibitsina ntabwo ari uburere turi guhereza abana generation zacu turi kuzangiza n'ababari hafi mwegera abo bagore mubagira inama bagira akantu bayishe mu nda ndibaza rero ninde uragira inama niba umuntu wajya kumuvugisha akagutuka kuri nyoko akagutuka ku myanya y'ibanga ya mama n'ubu bashaka kuzana bakantuka ariko message buryo iba yatambuye nyine reka nkubwire buriya Simeo yego ugira ngo si ubundi kuba igitambo cy'abandi niki cyangwa kuba intwari niki nuko nyine ubona ko ikintu ari message ukayitambutsa ingaruka yose yakugiraho ariko ibifite abantu iri bucungure yego si urero kutinya ngo ari buntuke wowe umuhe message yawe mu buryo bwiza budatukana ntumutangire umutuka ariko umwegere byanga bikunda bafite inshuti ntago baba hari ibintu by'ibiharamagara bari abagore ni beza ni abagore bafite ama business ntago babaho badafite abantu b'ishuti inshuti zabo nizibegere inshuti ziri mu mazi abira ufite inshuti tukana ku mubyeyi urya oya rega kaciye mariko bandi babuze oya nukuri mana yanjye buriya nta kuntu wajya live yamaze iminota 40 ingahe umuntu agatukana abantu bafite ikintu bapfuye nukuri pe icyo mpamya ntashidikanya ntago ambwira ko live yamaze igihe kingana n'isaha yose atari sinzi uburyo nabivugamo ni umwanya muri rusange nkurikije uko myumva wari wahariwe umwanya w'igihe cy'ubukozi bw'ibibi sibyo ntabwo wavuga ngo
ngo ni ibintu bibaho bikarangira bikagenda gutyo. Mu by'ukuri ubona ko inzego z'ibanze cyangwa se n'abayobozi abafite aho bahuriye nabyo bakwiye kugira icyo bakora. uzi impamvu se ndi kuvuga ko bari abantu bakwiye kwegerwa aho mpamvu ubona biriya bintu aho byototera bari abantu bafitanye amakimbirane manini niba batangira gutukana no kubana ndakubwiza kuganirizwa byo ni ngombwa kugira ngo bakumire wa mugani n'ibintu bitaraba bari abantu bari gutukana bikabije birakabije buriya nuko umuntu aba birebera muri ahangere ariko batukanye gusa ko buriya baraje buri wese afite ababibafana bari bafite hari timu urabona ni ibintu bya kereya timu zimwe zigahangana n'izindi zigahangana ntabwo wigeze kureba timu ngo harya Ben na timu Bruce oya hari n'iya yagongo ni abaki cyagiye ko byari bigenda byo kubasitinga ukuntu gusa nzi neza ko abantu bari bashyigikiye yago nyine benshi ubona ibintu birimo bifata indi ntera aba big energy ngo ni aba big energy ukabona umuntu yashyizeho igipfunsi cyatanje no big energy ngiye kuri nuze kuri commentaire bajyanye igipfunsi wetona igisobanuro so nabiriya rero buri wese urabona ko afite abafana biriya bintu bakwiye kuganirizwa bakahagarika ari amakimbirane ntago nibaza ikintu aturukaho uburyo bya basinga kuriya bakageza n'ubwo bashyiramo imiryango nge nababajwe n'abana tujuru sinasiba kubisubiramo muvana abana mu matiku yanyu urugomo rwavuye mu bantu rwavuye muri public rujya rwimukira ku mbuga nkoranyambaga ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga niho abantu basigaye batukanira ku mbuga nkoranyambaga niho abantu basigaye babeshyira ku mbuga nkoranyambaga abantu basigaye bagaragaza ingeso mbi zabo zose bava gutukanira hariya no mu buzima busanzwe bakabijyamo none se wumvise baba bataziranye urumva rero niba bari bafite amatimu mu kanya ubu wasanga bahuriye nk'ahantu ku kabari hagashya igihe cyose nibaza kubera iki uburaya bwafashe intera mu Rwanda ku buryo bigera no byo ku mbuga nkoranyambaga ubwo buraya bwo bakagenda bakabukora bagahura Tanzania bagahura Uganda bagakora ubwo buraya bakagira gute bagakora ibyo bakora by'abantu bakuru atari ngombwa ko tuvuga ibinyandagazi abagabo bakabaca inyuma ibintu nk'ibyo nyine barangiza bakabibara ku mbuga nkoranyambaga oya nuko umuntu aba umwe agatukisha bose umukobwa niko bavuga mu Rwanda twari tukigerageza urebye nyine ntago habura uruntu hari abantu benshi ngo ntihabura uruntu niko bavuga ariko urebye tugiye gufata mu mahanga mu Burayi muri za Amerika na hehe wenda inyifato bagira ntago imeze nk'iyacu twari tukigerageza turimo turagabanya rero tugarure na ba bantu barimo bashaka gutandukira bagaruriye bazana iyo mico yo kuvugira hanze babiri hanze bavuga ibitari ngombwa no kubagara ko ntago twavuga ngo birafata intera ndende kurenza ahandi oya aho twaba dutandukiriye kuko urebye za Burayi bagenda banambaye n'ubusuveto ariko hano ako haba temperature impamvu babikora amareta nuko haba hakwa niyo haba ngo hakonje gute barabyambara bo babigize umuco ntago natwe rero twarawize uwo muco oya ntago dukwiye kugira kuwutakaza ngo twige ibyo bintu by'amahanga ahubwo reka tugarure nabo bari kugenda oya umuntu aravinya rugenge ubuse tuvugisha no kwambara amasume no kwambara amasume nabyo narabibona nabyo tubyita umuco oya kandi ngiye ndi kubigaya ntago ndi kubishyigikira ndi kukubwira ngo ntago biragera kure nk'ayandi mahanga ariko abona bo bahabye bagiye tubegere tubaganirize baganirize gusa noneho kugira ngo ngenge hariya mvuga ariya magambo y'inyandagazi nakambara amasume nakambara ikiringiti nakambara amashuka nafata amatora nkagenda nkaryama mu muhanda kugira ngo ngenge ku karongo mvuga iwacu bajya bavuga nta kanyenzi nta rutari uriya sirasume y'ikenyurutse wareba iki mbere ni nk'uko wakenyuruje igitebo nyine rero niba se uwakenyuruye we bigakenyuruka nta n'uwavuze nta kanyenzi nta rutari rwose niko bajyaga bavuga ntawe urushije undi nawe bose nibisubireho nibagarura indangagaciro z'umugore mbese w'umunyarwanda icyo nifuza ni uko abanyarwanda biyubaha base neza biyiteho bakubaha ubuyobozi ariko nabo bagira umupaka be kurengera
rwose umugore ubundi ubusanzwe mu Rwanda yarakigerageza ntago nge nahita nca iteka ariko n'abari gutana magaruke nimugaruke niba atagaruka bazabiryozwa ariko nanone cyiza nuko n'abayobozi bacu nabo ntabwo babirebera gutyo gusa baba bahari kugira ngo babaryoze inzego ziba zireba erega ntabwo wajya kuvugira inzego kandi zo zirahari nitwe tuziha amakuru nitwe tuziha amakuru rero ntizireba ntizisoma nizo zisobanukiwe ibigize icyaha umunsi ushobora kuvuga ngo ikintu kigize icyaha nta cyaha bigize cyane rero nibabona hari ikigize icyaha kirimo bazakigenza kandi n'inzego zacu ntabwo zihita zihutira aho guhita zifata ibyemezo nk'uko mwumva mubyifuza ngo bahite bafunga ngo bashyiremo ingufuri bagire kuganiriza daboro barabanza bakaganiriza bakaguhamagara buriya ntiwanamenya ngo bamuhamagaye cyangwa ntibamuhamagaye twe dutanga mesaje tutigaruka wirengera agarukiraho ariko inzego nazo zifite ubundi buryo zibikoramo kandi si ngombwa ngo zitumenyeshe cyane icy'ingenzi ni uko baba babibonye mu buryo bwabo bakabikora neza kandi turazizeye nta kibazo. Hanyuma rero wenda dufite amasegonda 31 umwe dutanga inama ku rubyiruko rubasha gukurikirana ibyo bintu, urubyiruko rubasha kubona iyo myitwarire y'ababyeyi, urubyiruko mbaha inama muri masa. Ubundi rero reka nkubwire ngewe inama natanga, erega ibintu byose n'ubundi uko ubibona ntabwo ari ko ugomba kubifata ngo ubishyireho ngo kuko ari umubyeyi wabikoze. Yego ujya ubona abo bantu nk'abasazi, abarwayi bo mu mutwe. Yes. Noneho ntabwo ukwiye kuvuga ngo ubwongo nabonye ngo umubyeyi runaka akora ikintu ubwo ngo nicyo kiremewe. Buri wese afite amahitamo y'ikintu cyiza n'ikibi. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo dore ngo ushyize icyiza n'ikibi imbere uhitemo icyo ushaka. Yego, mutaza kuzitwaza ngo mwabonye ngo ibintu ngo batukana ngo mubona bashyize ibitsina ku gaze ngo umuntu akenyeye amasumba. Unange reka mbyigane. Never. Fata icyiza ikibi kireke, nuhitamo ikibi ugendane nacyo. Ngewe numva ntawe ufite urwitwazo kuko nawe aba ari macuwa, ntabwo ukwiye kumbona ngewe nda ndi kunywa akayoga n'isine nawe ujye gusinda. Wese uyobewe ko inzoga ari mbi. Hanyuma si ubwo busambanyi abo bajene bayobewe ko ari bubi, nubwo tukomeza tuvuga ngo abana ngo abajene. Mukomeze murera abana banyu mwa ababyeyi mwe, mubigisha icyiza n'ikibi. Ubwo uzahitamo inzira y'ikibi azaba ari yahisemo, uzahitamo icyiza azagihitamo. Icy'ingenzi ni ukumwereka ko icyo kintu ari kibi, hanyuma yarangiza agakora choice yiwe. Yego, inama ariyo naba. Urakoze cyane. Ni ibiganiro byacu rero nakagaruka ni muri Warubizi, ni ikiganiro tubategurira ku mpande zombi kuri Marita TV Show. Of course tukagerageza gukora ubusesenguzi tuvuga ku byavuzwe. Ntabwo twe tuvuga ahubwo tuvuga ibyavuzwe, tukagira inama dutanga, tukanenga cyangwa tugashima. Ntabwo rero nabura kubifuriza amahoro turuka ku Mana, ariko nanone tubasaba umusanzu wo gusangiza ibihangano byacu kuri rubanda, ndetse mugakanda kunzogera kuri subscribe. Iyo uyikoze rimwe biba birangiye, ukanda kunzogera kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana umunsi ku munsi. Nge nitwa Nshimyimana Simon, ari kumwe na Mukeshimana Marthe. Ndabakunda cyane. Yes. Ciao ciao.